tuzaragwa cyo gituma tudacogora kuko umuntu w'inyuma asaza uw'imbere ahora abamusha buri munsi uje ku matara twagiye muri Healing Fest biteguye hariya no muryango imube mbabwire ndatumye manuka cyane akumva ukomere tubikiwi kamba Healing ugeze bigufasha iki cyangwa status amarira amabaro uzabayo kuri imukomere tuzafatikanya nabo mu ndirimbo zose tuzaba turi kumwe nabo ndibaza nuko tuzafatikanya ntabwo nzarimo cyane seka abakunzi bawe bakunda ibihangano bya Kristo bababwire cyane itegura ibindi bikorwa byinshi ubwo tuheruka hano ntabwo wari warakoze indirimbo ariko wadusezeranyaga ko mu minsi mike uzakora indirimbo ziriya ndirimbo zaje gute se wazanditse gute nkuko nagiye mbivuga kenshi navuye hano nta ndirimbo nkora ariko ngire hari irumva nari njyenyine na